n'ubutumwa kwicogesha neza n'ubutumwa gutuma mu bintu n'amakomedi b'amafaranga n'abahungu n'akantu certificate ni yawe maze ugende neza cyane n'agafoto ka Bright Rwanda umuyobozi wayo. Mbibutsa neza yuko umuntu wese wahawe igihembo hano hari amafaranga amuteganyirijwe naze kugenda aho bahisemo hari ibindi bihembo bifatika byatanzwe n'abantu by'umutegereje. Niba twafashe igihembo niba ushobora wagerekeje umugore yaratuye amafaranga agenda atangwa na sibyo iyi award izategura aho z'amafaranga miliyoni 100 atahindura ubuzima ariko tubona inshuti bigisha. Yes mubi umuyobozi ushyikira umuyobozi w'abakobwa anamufata neza nko muri foto ze ariko igitabo mubi cyane amasegonda make tujye konti. Murakoze abaza gushimira Imana first of all kuba kwisigiye niyo bwibikomeye tubadushyira hano. So twarakoze twakoze ibintu byinshi kandi dukorana n'abantu benshi ari iby'agaciro gutwara igikombe iki ngiki. So ndashimira umuntu bita Patiro n'umuntu navuga twatangiranye wangize icyundi cyo kano kanya mumumera amashyi kabisa. So ntabwo Patiro ntabwo ari hano yagiye mu kazi iwacu n'abamenye barabizi kuko ngewe nakuze ngira hano bakimara kubibwira. So nkongera nkashimira na Regis nawe twakoranye n'ubusti twaba twikorana nawe mwamubera amashyi. So nkongera nkashimira ababyeyi banjye aba mama. So nari mfite mere wanjye n'umuntu avugaga ngo nta bintu ngo gukina ko namwirukankana ngo mbona ngo uri n'akamatike ngo mbe matike nayi ikinyino nabizi gitangira nta kintu kiba kimwe. So gusa ndashimira papa wanjye n'umuntu dompe ndamubwira ati nshaka 10,000 tugiye gushutingira Rwamagana ngayo kuri telefone. So papa wanjye akaba yaragize amahirwe yo kuba yaje hano namusaba ko yatambuka. Cyagiye navuga na Mary yaje kugira ngo bikunda murabona ko nasa nk'umugenga n'igihumbi. So certificate ndetse n'igikombe wenda nubwo batarakitugezaho ariko kirara nta kibazo. So certificate ndetse n'igikombe ndetse n'ibindi rero byinshi nagiye numva byatanzwe n'amakampani menshi n'abasponsa bagiye badufasha. Mu by'ukuri ni icyapa wanjye kuko ntacyo atakoze amubwira ni uyu munsi ibintu turi gushutinge birasaba igitenge akaba yaragicyuye ariko mama akavuga ati ibyo bitenge mugura aya mafaranga muzi ibindi mubikoramo. Gusa wenda ababyeyi ntabwo babaveba niko baba bumva kandi abamama murabizi ntabwo bajya bapfa kwizera ikintu. Gusa yagize papa mama agaciye iburyo papa agaciye ibumoso ariko byibuze bikagira ukuntu. So papa ndagushimira ni iby'agaciro kubona nabo bafite ababyeyi bamufasha mu bintu ari gukora. Kuko ndabizi ko abenshi bari hano bafite aho bageze ababyeyi babo bari mu bantu babacaga intege. Gusa njyewe papa wanjye yaramfashije. So certificate nk'uko Mitsutsu nawe yatanze igikombe mu by'ukuri urayikora. Murakoze cyane ubisana amashyi menshi ku papa. Papa wigora saa 5 zikagera yaravuye n'amafaranga bana nabomeshaga kuja muri shooting bagiye gusoma. Amashyi menshi mu mbere mashyi ku babyeyi ndabakunda. Yewe asimuye ubuhamya bw'abazi. Ariko njyewe ndi mu kumunsi umwe njye nagira amahirwe pe nagira amahirwe yo gukora amafaranga njye n'umwana. Naraje secondaire di producer ubundi ariko ndi wa gatanu secondaire nakoze filime. Mwaze filime nawe utigita amafaranga mu wa secondaire nayo afite. Barafilime yamenyesha mu 10 na zirindwi.
shema miliyoni 17 ariko mama wanjye arimo arambwira ngo ngwino mujyane kwirebera hara kwirebera muri abatsara mituko kwa market ikibazo cy'abaga miliyoni 10 ubundi bari kugeza kuri miliyoni 120 cyangwa miliyoni 10 cyo gihe noneho arambwira ngo amafaranga miliyoni 17 ujye kugera muri filime wiga muri secondaire waje kwagura ikibanza kwese mu cyumba turangije kwiga sakindi ranyo cyangwa ni filime yajyana muri filime turayicuruza uramo amafaranga 500 byose andi yose arahomba mama wanjye rande barambwira ngo washa urundwa nari ndamya ngo mama wamvumbi urakuvumbuye wamvumbuye rose bitapfopinze ndangije ababyeyi n'abana beza arandeba kijya bibwiraga batetse n'agasosi keza mu kibano kiba mu rugo muri secondaire arangaburira agasosi nk'uko bakiriye wakoresheje projet amafaranga menshi wahombye nkorera ndinda tigitageze noneho ndangije muri ngisha mu miliyoni zirindwi ngiye kwihombora nagiye kwihombora ibintu byabayeho ku munsi wo kwihombora narahombaye urumva ni abantu bashinze ikigo cyitwa African Move Market cyagiraga amafaranga menshi cyane noneho ku myaka mike cyane bigereye urangije secondaire ugiye muri kaminuza fata miliyoni 7 ubaka baramuje mbere zarahiye uzishora muri ndi filime ingida yikwa runondo mu komando biraza ipurende banyoheje arove kwiga mu Buhinde ko tubuza kuyikora ikatijya kuri Netflix nari ikoze nyirangiza umunsi nahise mfunga kama futi nari nakoze muri filime basaba mfunga baranambwira ngo iyo filime ugomba kuyikuraho washyize hose ndataha noneho n'abandi nyibaza ukuntu ndi buze gutambura ubwo bakanyica ahubwo ndetse nta kuri brigade wa mubyeyi ndavuga ati noneho ndaje murebe azakunda kuri brigade agiye muri noneho ati rero kubwira bibonye ariko ngufatiye ibere we wumura y'ibyo bintu bizaca umuyobozi wa polisi wari wagushagira ngo komeza ukore ibyo bintu bizaguteza imbere urumva ngo afika ngo twayihagaritse ngo nayibonye bya sawa wakoze amafuti nawe komeza gukina neza ariko urukukina kimwe n'ukavanga uwapfunze maramfana wagombaga kumubita yamfatiye ibere ababyeyi ngo ngo dufatire ibere turabikunda cyane bujye mushaka n'ahandi mufata ko ibere nabyo ni sawa ngo dufatire ibere amfatire ibere ngiye kubona mbona proje ya gatatu nakiye nanze kuvaho nagiye mu itangazamakuru mbega amafaranga njya mu bufundi mbega amafaranga bwanyu nawe ngiye gutangira bamenya mpita nyitangiza miliyoni 1 noneho bakora tujyaga guhomba noneho bya bintu byose nahombye byagarutse mu mezi 2 bakayitangiza utavuga ati nyamara umubyeyi n'umuntu ukomeye muha amashyi nanjye mama wanjye ndiye mama shira muri mwana mama wanjye niwe wakoze ndakuriye kwa tata wacu sibyo moya n'amashyi papa wanjye nubwo namuzi mama amashyi nawe ntabwo muzi ariko ubona nzamubona mama amashyi pe azi yarapfuye ariko ntabwo nzamubona urumva yararebye byose arambwira ngo wakirara we nubwo bintu mbona birimo biragufungisha birimo birakuvura ariko bizaguteza imbere wane ndagata umubyeyi none arashyigikiye nafungurwa njyana kuri salon nyogoshisha arambwira ati wa amafaranga kugira gutangira bino bintu atoya miti hijana mu mujyi gusa ariko mu mujyi wa Rwanda nakubitiwe nahombeye niho nongeye nazamukira ubu ibintu byose nakuye muri filime byikubye bya bindi inshuro z'ubuzima bwanjye bwose ubu umuntu uhagaze ahangaha nshobora kuba y'imyaka 10 nagikora urondobye ubu mpagaze hano niyo nakora imyaka 10 nabanira amafaranga tutabona yaritse ameze ukuri neza cyane waba akazi utakama nta kibazo kwita wayikora ariko subscribe muyikore na comment na share ko mutumambaho ariko mamuyongere indi myaka yo kubaho ariko mu kiro ugiye kumakazi niho nyiyemereho twite garanti y'imyaka 10 na Rwanda Revenue nkurikira kubaho nakoze mariage umugore mvunaho byose bigenda neza cyane amafaranga yanjye savingariya yo kumbesha imyaka 10 kandi nakuriye muri sinema ntabwo nzasaba muzayibona n'uwo nzasaza amenye ko niba ndigiza nkana muri zindi nuko iba amashyifiri ubona bigiye muri ako papa tuzagira ngo nubwo kano kanya
mama wese hano ebara mama afite abana bazaza mu minsi iri imbere nabonye hari umwana we nazaza musabisha kutagenda neza ariko nyuma bigenda neza bigenda neza cyane niba ndi hangase magaze hano nzi ko nzahagarara nkababwira mwese mukanyumva n'amashyiga bakenewe sinzi umuyobozi wavuze ngo ikibaro cyo muri stade abantu bose bagahagurukana cyo ngikine none nsigaye njyana bakata bamufungurira nyura ku security batansatse ibyo ndabikunda byose ujya muri banki bakata bamagara bageza ku ruhande ngo ngwino kwa manager uko amafaranga nabyo ndabikunda njya kwa muganga bakata bamuvura mbere umugore udateze akavuyo kwa muganga nabyo ndabikunda njya muri restaurant akabwira ngo nutwishyure n'ejo uzagaruke ibyo bikunda cyane abantu twishimiye ndabiduha ikindi kintu nkunda cyane nuko mpagaze n'undi brand ambassador wa Airtel muri East Africa imyaka 5 yose samashi bana amafaranga bamwe ku kwezi bayakora kuyavuga batazanera icyo wanze cyo nibaga n'abayobozi bakorera mu bigo byo mu Rwanda amashyi menshi kuri brand ambassador w'u Rwanda rukora pate jaune magic pate jaune amashyi menshi kuri brand Equity Bank East Africa brand ambassador wa simanitse mu Rwanda kubaretse muri Kenya samashi menshi brand ambassador w'u Rwanda rukora inzoga Limited Gin ariko ba brand ifite ukuruzingana brand ambassador wa polisi mu mahoro ba brand ifite esheshatu zose zo zanubwa imyaka yose amashyi menshi kubona abaho babe amashyi bose uzumvisari bagirisari ikindi simereka naza ya maravu nzasanyira amadamu wagera mbitse sibyo sibyo freni okay reka komeze ariko ababyabara no kwimuzana abana muri film ariko mwihangane kubitangira kwisoza ryo bigenda neza nibura no ngabagwe awadi upcoming gerageza ejo bundi ushaka kugenda neza cyane ndimo ndabivuga mu muhamya babinyuzemo ngiye natangiye gukina mfite imyaka 7 nibwo natangiye sinema ngewe ubu mfite imyaka 29 nta kandi kazi ndakora usibye sinema yonyine gusa sibyo amashyi menshi kuri sinema n'ibikora reka rero duhembe kugaruhamya bwanjye bwaho nasukiye reka rero tujye noneho mu bantu bavuga akora murabyanditse nabi ni poet abantu bavuga imivugo my friend umuvugo rero muri minsi byahinduye umuvugo asigaye ibintu byiza byinshi basigaye bakora amavideo basigaye bakora amakorabo basigaye bakora ibintu byinshi cyane muri filime tuzabashyiramo cyangwa tuvugira umuvugo bigenda neza cyane reka mpamagare umwe mu bakinnyi bakina muri Bamenya series bita Prince maze adutangire igihembo ku muntu wagize neza Ibra ari hose ntabwo ari undi muvugo agiye gutanga igihembo gusa ubu utagiye kwiba DJ uretse bihindura indirimbo kugira ngo dukore neza amashyi menshi ku muhungu wanjye nange ndabyara naramubyaye nanjye nubwo ukaba wabyaye abana nange nakarabyaye umwana mwiza simwabyaye umuhungu uvuga igifaransa nange nabyo uvuga icyongereza reka rero duhamagare umwe mu bahungu bavuga imivugo neza my friend barakoze mu myaka ishize kandi baritanze bakora neza cyane bakora amakoramo menshi cyane kugira ngo bigende neza bakeka rino umusore abashije kuri Rumaga akaba yaravuze imivugo yarakoze krabo yashyizemo abahanzi ari misaro akana mu mvugo urumva akubitamo Pravani akwigendera bakora nawe umuvugo akora Rodaman akora n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye ubu rwose bacariza cyane bashimye cyane kuri Rumaga umusizi u Rwanda rwose babanje igikombe cye bagikwiye abashyire kuri Rumaga yazanye ibintu bye abikora neza cyane mujya mubyibazaho buriya mutima afite amafaranga bakora para Bruce Melody akora bose
mwana ufite amafaranga uzikora mufite arakoze cyane reka duhe umwanya mutura rumaga maze nawe nta kibazo wakusanya prince agiye atamaye amafaranga se mbere na mbere murakoze abateguye ibintu ndanezerewe cyane kuba none ubusizi bwatekerezwaho nk'ubuhanzi bundi aho ubundi buteraniye bukaba bwatumwaho bukabishimira ndumva mwakwiha amashyi kuko rimwe bukubishimira ntabwo tuvuge byinshi uretse ko naho natangire ntabwo mvuze bike mbere ya byose ndashima Imana ikomeza kudushingisha intege kugira ngo bejuru tubikore namwe mu bikunde mumfashe gushima Imana nyuma yacyo ndashimira buri muri aha ngaha ntabwo nzi inzira byanyuzemo kugira ngo mbashe gutsindira kino gihembo ariko inzira nayibonye inzira ni mwebwe inzira ni ababiteguye inzira ni ababashije gushyigikira icyo kintu kugira ngo kibe umwana ukuze umubyeyi wagitwite akibyare ndanezerewe cyane ku mutima ntabwo navuga byinshi ariko ndabasaba abategura bino bintu ubutaha nibura hagiye haza abasizi batatu ibikombe bikiyongera byanezeza kuruta ntabwo navuga byinshi babireka nshokirizaho ndigira umurongo udaha n'inkomere ugatuma umurongo turambura mu mpinga ya Muhanga ari kumwe na marume n'urugo za rwego rwego rwegamira imihanda ni mu kibazo abatahazi cyabajije mu buzima ntabwo zigeze zasohotse umpamagara rumaga kwita mu Rwanda ziri mwaga warangira ugira gatatu na kwitaba imfizi Imana reka mbura mu nama abasubije kuvuga abodi bafite korabo afite korabo nyinshi n'abahanzi kandi yakoze korabo nyinshi cyane yakoranye korabo na Riderman yakoranye korabo na Bulldog yakoranye korabo na Ainesano yakoranye korabo n'abahanzi benshi cyane n'abaringo we asiga avuga umuvugo ni Afrika mu muhanzi yafatisha Bruce Melody muzane ngo uririmbe yabikomeye mu muvugo reka dukomeze duhembe hari umuntu asimbutse ngo ndaza kumuvuga umukomitiye w'umukobwa muri basanga yahageze namusimbutse muhereho cyangwa tumuvuge nyuma upcoming w'umukobwa reka muhereho ngo yari bizeho gatoya umukomitiye w'umukobwa wa upcoming ubwo ari inyuma y'abayisha arimo arazamuka bari inyuma y'isha bitonde reka mpamagare umuyobozi wa Bright Theatre and Film School maze azihana imbere kugira ngo aduhembere aduhe certificate ye umukobwa umuyobozi wa Bright Theatre and Film School umuyobozi wayo yaraje maze umukobwa ukizamuka muri komedi akaba ari umukobwa bita Umwerwa Aziza Nana Neila abari bose azamuke amasi menshi n'umukobwa atamenya amazina mwinshi ubunoneho neza urahari atabwitabye hariya amasi menshi ufite icyari rimwe mu cyaro hariya ko bishimye amasi menshi arodiye uburyo umuntu amasi azamuke uzazamuka ibyana nzakuzamura maze muri certificate bibutse ko upcoming batarimo bahabwa ibikombe ari certificate gusa ariko turi buze kugenda tubaha ibindi bihembo Bright Generation Awards yagiye itegura ibyo bitandukanye byo gutanga nyuma y'aha uzahabwa certificate cyangwa igikombe aba ari benshi kuko hari amafaranga hano ateguye kumuriza kwa mwahabwa murakoze cyane muri ibintu bivuga twashyizeho n'igikombe ariko n'umushiki wayisha bamwita muri murawayisha kuko bajya bamwita ariko azatera imbere azatera imbere rwose byanze bikunze reka rero tugiye ku mukobwa uvuga imivugo uyu mukobwa yavuze imivugo mubona ari akana arangije arakora bigenda neza cyane abivanga n'ubundi busizi bw'ubuhanzi afite bwo kuzinga imisatsi akavangamo n'imivugo byose kugira bikagenda neza cyane yavuze
imivugo mu Mbuto Foundation mbere festivity ibintu bigenda neza cyane akora imivugo yifatamo video bigenda neza cyane arangije arashiftinga araza yari muri film na film ariko tugiye kumuhengera mu mivugo si ibintu byiza cyane azi kuvuga imivugo penda mukunda kubona avuga imivugo neza cyane akaba rero uyu mukobwa baranyongoreye ngo kandi yazanye na mama we mubona mubonye niyo uzazora umukobwa muri sinema nazi ntanataha mama we twawe rero uyu mukobwa yakoze neza cyane reka mpamagare umuyobozi wa Izuba Radio TV maze yegere hano imbere kugira ngo atange igikombe kuri uyu mukobwa umuyobozi wa Izuba cyangwa se uwajagarije niwe umuyobozi abana bajagarije beta babona umuntu wagarije namubona uyu ni umuyobozi amashyi umuyobozi abantu bakarira babona nanjye ntuzanire umuyobozi wari umuhagarariye umuntu runaka umukobwa rero wakoze neza mu mivugo bikagenda neza cyane ntabwo ari upcoming umukobwa ahubwo yarakoze amaze like 6 years 5 years aho ngaho arimo arakora imivugo akora neza cyane avuga imivugo mu ndimi zose igifaransa icyongereza ndetse n'ikinyarwanda amashyi menshi ari ku mukobwa bita Karine akaba ari umukobwa wakoze neza amashyi menshi pe umukobwa yakoze cyane yakoze imivugo neza cyane bamwita Imana iraguha Karine umuha amashyi menshi cyane umwana azi kuvuga n'ubu ko yazi kuvuga niza kuvuga yijyama abahungu igikombe yaragikwiye rwose kugende neza imbere y'abafana baciye tukabakiriye umuyobozi wa Izuba Radio TV arakoze cyane kuba aduhereye umukobwa igihembo bazajya bizona imivugo kugira ngo bigende neza imbere cyane arakavuga nakunze muri aba bahungu shaho ubuto baba bafite mbere kuvuga ijambo tukaba bakiriye harabona bakiriye sinzo ndimo ndota sindirimbo ndimo numva sibyiza ndimo ndeba n'agahinda kangose ariko rwose birabibyuye ibyo mbona byose bitansanga nkagwa mu kaga ngahangayika nkabo kwangwa ngakundwa nawe ntabishaka n'ukuri kose birabibyuye ese ni gute ubyumva ko njye ngukunda ukanterefona untesha umutwe ukishora ngo uranshaka ukambeshya ngo nkunda mu buzima bwawe ninjye wabonye wakunyuze rwose mu bihe byose ntaho tungana imyaka niba tubyumva uhombwira ko yumva ngo n'urwo nkunda rufite imvaho ngo nzabyumva ugeze mu mva gutese kandi njye mbona ntazi rwose tubamo rwose ubeshye cyane ngo uvuge ituzi ngo njye nawe turajyanye ngo ikindi kandi turasa cyane ngo ikibazo ni igisubizo ngo icyifuzo ni umutuzo n'ibindi byinshi bimeze nk'ibyo ntabwo nkako mbahaye cyane gusa nzibuka niyo mpamvu nari numvise nshatse no gutegwa ariko nanjye ndashima ntabwo njya kure y'abandi ndashima cyane Imana yo yampaye inganzo ariko nanone ndashima abateguye iki gikorwa ndashima kandi ko bashimye ko n'ubusizi bwakwitabira mu ruhando rw'ubundi buhanzi ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa ndashima cyane ko ubuhanzi byongeye ubusizi buri gusa nkaho butera indi ntambwe twumva ama awards menshi ariko ntabwo twajyaga twumvamo ubusizi ariko iki ni ikintu cy'agaciro cyane kuri twebwe nk'abasizi ariko cyane n'ubundi no muri industry y'ubuhanzi mwakoze cyane kuhaba nanjye navuga wenda nka biriya Rumaga yavuze byaba byiza n'ikindi gihe n'undi mwaka n'ikindi gihe cyose cyiza habayeho uburyo bwo kugaragaza abasizi benshi kuko abasizi barahari kandi turakora kandi dukora neza nimba mujya mubyumva bifuza ko muzakomeza kudushyigikira nk'uko mukomeza gushyigikira n'izindi nganzo muri rusange ndashima ko mama wanjye yaje hano nk'abandi bahanzi bose bitangira batabikunda ababyeyi